hamwe zinaha ziragenda. Icyo zakoze nuko zagendaga zifata abantu, abagore, abakobwa, abana batoya, bagatsindika nko mu nzu nini y'ibyatsi, bagashyiramo bagafunga, bagatwika. Mwaramutse bantu mukurikiye Nyandiko TV, nizere ko mumeze neza cyane. Mushobora kuvuga ati Patience bigenze bite ko utangiye ijwi riri hasi? Iyi minsi turimo niko bigomba kugenda, imyidagaduro ibihagaze gatoya kuko tuba turimo turibuka. Haba hari igikorwa cyo kwibuka abatutsi bishwe mu mwaka w'1994 muri Mata. Bishwe bazize uko bavutse, bishwe nta ruhare na rumwe babigizemo. Ibintu birategurwa, ibintu bijya mu murongo, haba icyo twita jenoside. Nk'abatindiye rero, imbere yanjye murabona ko ndi kumwe n'umutumirwa, ni umumama ukuze. Navuga ko ashobora kuba yari ahari muri icyo gihe. Tugiye kuganira nawe adusangize inzira y'uburyo byamugendekeye muri kiriya gihe. Igikorwa nk'iki ngiki cyo kuganiriza abantu nk'aba ngaba ni ukugira ngo bitume dusigasira, nyamara benshi batari bariho muri kiriya gihe mujye mumenya uko byagenze, kugira ngo igihe nikigera cy'uko batazaba bagihari bano bari bariho, namwe mujye mubivuga nk'abahabaye. Nk'abatindiye rero, reka mpe ikaze umutumirwa w'uyu munsi. Uhawe ikaze ku Nyandiko. Murakoze kuba mumpaye ikaze. Nitwa Kabatesi Esperance. Yego. Nkaba ndi umuntu w'umukuze ufite abana n'abuzukuru. Bivuga ngo ibintu byabaye muri iki gihugu, cyane cyane ahitwa muri Murambi, hari ibyo nzimo, nubwo atari byinshi cyane, ariko ibyo nzi nabibasangiza nkabibabwira. Njyewe muri iki cyahoze ari Murambi, nari ahantu bita i Rwankuba. Rwankuba ni mu gace k'i Murambi? Ni muri Murambi, hano hakurya ya Kanyonyomba. Muri 1990 habayeho za bariyeri nyinshi, habaho gutoteza abatutsi, habaho kubarira ibyabo, amatungo, imyaka mu murima, bisarura uko biboneye. Barazaga bagasarura? Barazaga bakajya mu murima, niba ari ibitoki bakabitema, niba ari ibishyimbo bagasarura. Ntawabakomaga imbere, buriya bari bafite n'ubohereje. Ibyo byose byarabaye. Ariko nyuma y'ibyo 92 habaho ibyo gutoteza aho ngaho i Rwankuba nyine. Bavaho barahunga, babavana mu byabo, bahungira Ikiziguro. Turagenda tuba Ikiziguro muri iyo 92. Ubwo urumva n'ubundi basigaye barya bya matungo n'ibyasigaye inyuma byose, basahura n'amazu basenya. Hanyuma ariko nsubiye inyuma gato, muri 90 bafashe abatutsi benshi, barimo umusaza bita Rwabuneza w'Ikiziguro. Bafata abatutsi benshi babatwara kuri perefegitura. Abo bagiye babishe urupfu rw'agashinyaguro, barabatwika, babatwika bareba, babajugunya mu byobo byaho, ku buryo tujya no kubakuramo twasanze imibiri yabo yarahindutse amakara, yarafatanye n'ibipira nyine babashyiragaho. Hanyuma rero ubwo muri icyo gihe 92 twarahungiye Ikiziguro. Habayeho kutubwira ngo habaye ihumure, nidusubire mu ngo. Muri bya bintu byanyu? Muri ya matongo byasigaye. Byari amatongo mu by'ukuri, ibintu byose bari babisahuye, inka bariye, imyaka bariye, amazu bashenye. Urumva ko twasubiye mu matongo. Yego. Ariko ubwo kudusubizayo n'ubundi byari intandaro yo kugira ngo tugarukeyo,
babone uko bazatwica. Noneho ubwo muri icyo gihe dusubiyeyo baragumye n'ubundi babandi bari ku isonga b'abasaza b'abasore bagendaga bakuramo umuntu bakamutwara akagenda ntagaruke, ku buryo bashyizeho za bariyeri ntihagire umuntu uyirenga. Kabone niyo wabaga icyo gihe byitwaga amaserire, niyo wabaga uva muri serire ujya mu yindi nk'uko ubu hariho imidugudu, uva mu mudugudu ngo ujye mu wundi, icyo gihe byari amaserire, ntawakuragamo ntawavaga muri serire ngo ajye mu yindi. Ibyo byose ni ibimenyetso twagiye tubona byo gutoteza abatutsi. Noneho kabone twebwe ahantu twari dutuye hejuru y'uruzi ariko kure yarwo, ku buryo twakoraga nk'urugendo, tuvuge urugero nk'urwo natanga kuva mu cyapa umanuka epfo Kanyonyomba. Noneho kugira ngo tujye kuvoma, nkatwe bakuru bari bafite amarangamuntu, bagombaga kwitwaza irangamuntu, bivuga ngo baradukumira kugira aho tujya ngo tutazanyeganyega ngo tugende, ukitwaza irangamuntu n'ikivomesho ukagenda ukavoma ukagaruka. Aba basaza bo n'abasore babonaga bafite imbaraga, ntabwo barekaga basohoka. Ubwo rero muri iyo minsi y'icyenda kabiri dusubirayo, dusubira mu ngo. Nyuma y'icyo gihe ngewe nabwo naje gutura inaha, nkashaka umugabo. Muri icyo gihe n'ubundi muri 92 ubwo nahise mva i Rwankuba nza gutura hano Kiramuruzi. Ubwo ni ukuvuga ngo 94 yansanze hano aha dutuye niho yansanze. 94 ibyo twahaboneye ni ibintu bikomeye. N'ubundi barasimbutse baraza intera bagiye Rwankuba, n'ubundi babanje Rwankuba kuko Rwankuba Gatete niho yavukaga. Gatete uwo Gatete ni muntu ki ku bantu batamuzi bari kukureba? Abantu batamuzi, Gatete yari burugumesitiri, niwe wari uyoboye ibyo byose byabagaho, niwe wagiraga izo ntera hamwe akaziyobora aho zibanza kujya kwica. Yumva hari imbaraga kuko i Rwankuba hari abasaza bari bazi inuza imyambi n'imiheto, barwanye nabo iminsi 2. Noneho barangije babonye ko babanesheje, Gatete araza ayobora intera hamwe zinaha zose azijyana i Rwankuba. Bavuga ngo i Rwankuba, abantu b'i Rwankuba bazi kurasa, bazi imyambi, bazi imiheto, batunaniye. Mwebwe muze mudufasha abantu b'i Rwankuba batunaniye. Ni abantu bamenyereye kurasa, ni abantu babizi, harimo abasaza bakuru bakoranye n'abantu b'ibwami bazi umuheto. Ni hamwe zinaha ziragenda. Icyo zakoze nuko zagendaga zifata abantu, abagore, abakobwa, abana batoya, bagatsindika nko mu nzu nini y'ibyatsi, bagashyiramo bagafunga, bagatwika. Ubwo rero nkomeje ntabwo biba byoroshye, baratwika. Uwitwa sogokuru Karangwa baramufata, baragenda bacukura ikibumbiro, bamutabamo, baraza bagezaho. Ubwo n'uw'i Rwankuba nkubwira, Karangwa n'uw'i Rwankuba baramutaba, barataba basigaza umutwe wonyine. Noneho bakamubwira ngo ngaho zamuka ujye kuhira iza nka zawe. Aruhira asiziye ko bari bazitwaye. Noneho birangije hano inaha barica, baratsembatsemba. Noneho kwa kundi wumva ngo Kiziguro yapfiriyemo abantu benshi, baribuka ko ngo muri 59 abatutsi bahungiyeyo, noneho bakagira ububasha bwo kubajyana, bakaba bagenda barahunga bajya Uganda. Noneho no muri 92
bariya b'Irwankuba bagiyeyo babonye ko bahakiriye bakabagarura mu ngo. Abantu bose rero bakavuga bati tugeze mu kiliziya twaba dukize. Abantu benshi biruka bajya Kiziguro, abo bahuriye nabo mu nzira bakabicira mu nzira. Abenshi n'aha baguye mu mago, baguye mu nzira, ariko ugeze mu kiliziya akavuga ati ningera mu kiliziya ndaba ndokotse. Kiliziya iragenda yuzura abantu, naho ntabwo bari bazi, ntabwo nanjye ndimo ntabwo twari tuzi ko isura yahindutse. Barica, barasahura, barica inka, barica abasore, barica abana, bakajya bafata umwana bakamukubita ku kibambasi, umwana w'imyaka nk'ibiri nk'itatu, bo bakamufata bakagera gutya bakamukubita nkwe ku kibambasi cy'inzu, ubwonko bukanyanyagirika. Rero muri icyo gihe nibwo wari washatse umugabo 92 wagarutse. nari naha ntabwo nari nkiri Irwankuba, ariko ubwo urumva ni amateka twese duhererekanya, n'iby'Irwankuba nari mbizi n'ibyaha mbizi. Ubwo ni ukuvuga ngo abavandimwe banjye bose bariyo barabatsembye barashira. Noneho rero ubwo inaha naho abantu binaha twese barica abagabo, barica abasore. Noneho bakajya badufata bakaturundanya bakadushyira nk'ahantu, bakavuga bati mwebwe abagore n'abakobwa banyu nta mbaraga mufite zo kugenda, aho tuzabashakira tuzaza tubasange. Bakaza bagatwara abagabo, bagatwara abasore. Ubwo rero wowe muri icyo gihe nawe wari uri muri abo bagiye muri kiliziya, turagira ngo twibande kuri wowe. Njyewe ntabwo nagiye mu kiliziya, reka mbabwira urugendo rwanjye. Njyewe nazerereye inaha, nihisha mva mu bihuru njya mu Masaka. Nari mfite umwana mpetse, mfite n'inda nkuru irayi iri buvuke, kuko imbaraga zitera turo ngo njye kure ntazo nari mfite, kuko nanjye iyo nza kuzigira nanjye mba naragiye mu kiliziya, ariko nta mbaraga nari mfite. Urabona uhetse uruhinja, ufite n'inda nkuru umuhekeyeho, n'umubabaro n'agahinda n'umuruho n'iki, no kwirirwa unyagirwa n'imvura n'inzara. Inzara yogira ngo icyo gihe umuntu yarayumvaga mbehe, amagara niyo yabaga ari, witekererezaga wagera gutya waba uri kumwe nk'uko turi kumwe gutya, bakaba barakwishe. Ubwo niba igitero cyaraturukaga hariya, wasesera gutya n'undi agasesera atya, ubwo wa wundi wenda useseye akabaseseye bamureba, icyo umugisha we bakaba batakubonye, bagakurikira wa wundi bakamwisha, ukumva atatse rimwe, yatakaga rimwe nta bwa kabiri. nuko ukaba uri muri quartier, nk'abandi muri quartier, ndagenda muri quartier, ndaza nkipfurika mu gihuru hano, nakumva urwamo rucecetse, nkahengereza, nkasimbuka, nkahagarara mu muhanda ngo numve hirya no hino uko bimeze. Najya kumva nkumva hirya yanjye haniye y'undi muntu, ubwo nkaba nsimbutse hahandi kuko mbona hakubise inkora. Ndavuga iyi nkora nibayibona baramenye ko harimo umuntu, nkaba ndahavuye ngiye mu handi. Ndakomeje nzengurutse gutya. Noneho umunsi umwe hari kuwa gatanu, ndatekereza hari umuntu wari inshuti n'umugabo wanjye, wajyayo ko bari inshuti, nkagenda. Uyu mwana Jimmy nawe yari inshuke, yari muto, kuko nyina yari yaramusize, nzamusanga mushyira mu gituza cyanjye. Afite na mushiki we bakurikiranaga, hari n'undi mwana w'umuturanyi wo kwa muramu wanjye, nkaba mbafite ari batatu. Uwagenda nkagenda nkareba uwo mushuti w'umugabo wanjye, ko bari inshuti, nzi ko yajyaga yenga akaze rwose, ngira ngo no mu buriri yajyagamo. Ubu inshuti nabonaga bafitanye, nabonaga atamuhemukira. Uwo mugabo yari umututsi cyangwa yari umuhutu? Yego. Umugore cyane cyane niwe wari inshuti n'umugabo. Nkabona arisanzura mu rugo, ariko nanjye nabona mu buryo iyo inshuti yisanze mu rugo, nawe urakomeza ukayakira. Noneho fata aba bana
nabafashe ari batatu. Hari undi musaza nawe ntiyari umututsi, ndagenda ndamubwira muzehe rero, bamwitaga Gasamunyiga, muzehe rero ndabona byanyubeye bimeze nabi. Aramaze ngo se ngo umugabo wawe ari hehe? Namubwira rwose umugabo duherukana ku munota wa mbere kugeza ubu ntabwo nzi yari, yaba yarapfuye yaba atarapfa ntabwo nzi aho ari. Wowe fatira aba bana ni batoya, n'umuntu uri buze ntabwo ari basobanukirwe. Arambwira ati ntacyo basijya aho ngaho. Ndangije ngumana wa wundi metse, ndakomeza ndagenda nkurikiye ya nshuti y'umugabo. Umusaza we namusigiye abana nk'umuntu usanze ku muhanda, yihagarariye ku muhanda. Ndagenda reka ngende ndebe uwo mugabo uwo mugore nibura kubera ko ari inshuti n'umugabo ashobora kuduhisha. Ndagenda ngezeyo nsanga ahagaze ku muhanda, arambwira ngo ngo niko ngo se ngo muracyariho? Yewe ntituracyariho. Ngo se ngo umugabo wawe ari hehe? Ni ntabwo umugabo nzi yari. Ngo umugabo yaragiye ngo agusigira abana. Nta kibazo ariko kunsigira abana kuko we yari afite ubumuga. Umugabo afite ubumuga ntabwo yari bubashe gukururukana n'abana. Namubwiye ni rero narinje ngo utuhe umfashe, nawe urabibona ko ibintu byakomeye, ntabwo mfite ahantu njya, urabona nuko meze ndanananiwe, wenda ngeze n'ikibazo cyo kubyara wamfasha. Hanyuma ariko nyine nicyo kinzanye, inshuti y'umuryango. Kuko inshuti y'umuryango ni kimara. Aranseka cyane, aranseka ndabibona ko ibyo mvuza byambuye agaciro. Ndavuga Mana yanjye ndigemuye koko, si uyu muntu usetse gutya ubu hari ikintu ari bumfashe? Ariko ndahata ndagenda nicara gutya ku rubaraza. Ubwo hari mu kantu k'akagoroba gashyira 11:00 12:00. Ndangije aje umugabo araza, aramubwira ngo yewe ngo ndabona hano ngo twabonye abashyitsi, ngo wa mugore wa Kirenga ngo yaje. Undi ngo niba yaje ngo murekera ngo none se tubigire gute? Ariko ndavuga ni uyu nigemuye, nase uyu mugabo utanyirukanye ubu ntafite gahunda. Ndaceceka ariko ndakomeza ndaceceka. Ndangije umugabo yihita yinjira mu nzu, umugore nawe aragenda areba akantu k'akumba azirikamo ihene. Kari akumba kaba kava kakagera kuri iki giti gafundanye ukuntu. aba ariko anshyiramo nkicaramo. Ndangije ariko hari aho narenze b'abana bwa mbere nabajyanyeyo, ahubwo ku nshuro ya kabiri nibwo ntabajyanye, nibwo nabahaye wa musaza anshyira muri ako kumba. Amaze kukanshyiramo, erega biba ari byinshi mu mutwe, mujye mwihangana. Nta kibazo rwose. N'abana ndagenda mbegereza za hene, nibaza kunyica nibaza kutwica bambanze, abana baze kubica nyuma. Ndara nicaye gutya mbakingirije, nicaye ku muryango w'ako kumba iruhande rw'urugi. Twarahari bigejeje 8:00, abahungu be baraza b'uwo mukecuru. Bamaze kuza baraza, yumvise baje ahita akingura vuba. Nagiye kubabwira ko mari baze banyice. Aceceka, aragiye arababwira ati muzanye iki? Abandi bati tuzanye inyama. Ati muzijyane mu nzu yo hanze, mutazizana mu nzu kuko harimo wa mugore wa Kirenga atatamenya ibyo muzanye. Kandi ubwo barabivuga mbyumva kuko hari hafi, bari bahagaze hafi y'umuryango. Iby'inyama sinabyitayeho, aho babijyanye ntumbaze. Baragenda bajya mu nzu yo hanze, barara mu nzu yo hanze. Bigejeje 10:00 barongera numva barongeye baragiye.
noneho ubwo bukeye arambwira ngo njyewe rero zamuka ujye iwawe, umugabo wawe yaba ariho yaba atariho, n'ubundi barashaka abagabo n'abasore, abagore ntacyo babashakaho. Namubaze nese ni mu nama bapanga uba wagiyeyo? Ati mba nagiyeyo. Ati ntabwo njyayo ariko amakuru mba nyafite. Ati nta kibazo, ndongera nzamura abana ndagenda. Noneho muri uko kubazamura rero nibwo nabahaye wa musaza. Ndavuga gukomeza kugendana n'abana ntabwo byoroshye. Urebe bamaze iminsi 3 batarya, nta kintu bashyira mu nda, nanone nta buzima bafite. Ndagenda negera uwo musaza ndamubwira rero muzehe, ndabona ibintu byakomeye, aba bana babayeho wabitungira, turamutse dushize wabitungira bakaba bawe, nangwa se turamutse turokotse waba dusubiza ukaba warakoreye umugisha. None rero mbabarira ufata aba bana. Umusaza arabafata. Maze kubafata njyewe ndakomeza ndazerera mu bihuru, ndagenda. Noneho ku munsi w'icyumweru ari wo wabaye umunsi mubi cyane. Umunsi mubi. Umunsi mubi. Uko ndaho nzerera nakwinjira mu gihuru bakaba boherejemo imbwa, nkasimbuka nkaba ndagiye se mfite imbaraga, reka da. Noneho umutima urambwira ngo wasubiye kwa wa mugore, ko areba ko yaba yahindutse. Cyumweru 11:00 nari ngezeyo. Ndagenda ndamubwira, wakabyara we wambabariye ko naniwe ko ndushye, basi njye niba utanashaka ugafata uyu mwana ukagirira impuhwe, ukagirira nuko wabyaye ukamfatira uyu mwana, ubwo n'uwo metse abandi n'abasize ahandi uwo metse. Ambwira ngo ntabwo namufata, ariko uyu mwana umufashe n'undi waza ko atamukubaza ko atamumenya, uyu mwana umufashe byakutwara iki? Yazabaho ko yakubera umwana, nangwa se yanapfa ngo reka ngo nta maraso y'abatutsi nshaka. Umukobwa aramubwira Mukabugingo, aramubwira ati rero mama, ati ibintu byakomeye, ati ariko nubwo byakomeye nawe ejo ntabwo aho uzaburi, nyamara reka uyu muntu ukwisira ibanzaho iminsi 2 mubabarire umugirire impuhwe, bu ntabwo uzi icyo Imana iri gushakaho. Noneho bafashe amasuka barajya gukura imyumbati. Arambwira ati mama, ati vaye dutambikane. Uwo mukobwa turatambikana, turagenda, tugeze aho bakura imyumbati, haza abasore 2 binaha barahansanga, barambaza ngo njye ngo Kabate ngo waje gukora iki hano? Yewe naje gushaka umuti w'umwana. Ngo umuti w'umwana wo muri iki gicuku se ngo ni mutiki? Ngo nanga waje kugemurira umuhungu wawe n'umugabo wawe. Ubwo umugabo yarakiriho ariko ntazi aho ari. Ndamubwira rero kugeza ubu ntabwo nzi aho ari, n'umuhungu sinzi aho ari, namwe ubwanyu babyeyi banyu wababaza ngo muri he ntabwo yamenya aho ari. Ngo ngo ukadusubiza utyo, ariko icyo mvuga ntabwo mbeshye. Barambwira bati wowe zamuka utahe tugusange iwawe mu rugo. Ese ubundi ubwo muramuhanziritse? Barambwira ngo wowe icyo tukubwiye zamuka utahe. Noneho uwo mwana w'umukobwa arambwira ati rero njyewe tugende mu rugo, size bari batetse icyayi, hari udushyimbo turi ku ziko, hazamuka bambeho banze ugere mu rugo bahe uwo mwana icyo kurya n'icyo kunywa, maze ubundi wigendere. Turatambitse tugiye iwabo. Tugeze iwabo umwana arahereza umwana icyo kunywa, amuhereza n'udushyimbo ku gasahane. Nyibifata gutya mbona interahamwe zimanutse hakurya ku Kanduba, zikurikiye umuntu bitaga Rutagonya. Ziramukurikiye ziramwirukankana, ariko aba yazirushije amaguru
araza asanga nicaye kwa wa mugore, ajya kwinjira mu nzu umugore aramubwira ati wikwinjira mu nzu, reba interahamwe zikuri inyuma. cyokora hoho yaramurengeye kuko yarabacitse, yipfiriye ejo bundi yishwe n'uburwayi. aramubwira ati wambabariye nkinjira mu nzu, undi ati wikwinjira mu nzu, n'ubundi uje bakureba ko winjiye hano. nicaye hanze, nicaye ku ntebe nk'uko nicaye uko, nicaye umwana mfite agasahane, mfite n'agakombe mu ntoki. umusaza aramwirukana, agera gutya aca haruguru y'urugo, ararenga aragenda. umutima urambwira ngo si we wahagurutse ukigendera. igihe nkitekereza guhaguruka ngo ngende, interahamwe ziba zigeze mu rugo aho. ntabwo rya sahane nari mfite n'igikombe, sinzi igihe byagendeye. umwana noneho umugore baraza binjira mu nzu, baraje bancaho uko nicaye uko, ntibandebye. binjiye mu nzu bazi ko wa musaza yagiye mu nzu. binjira mu nzu, ibintu baterera hejuru, ndareba imifariso barasohora, ibishyimbo bamena hasi, ibigori bamena hasi, ibintu byose baranyanyagiza. kibaza ngo se uyu muntu, uyu musaza yagiye ahita yinjira mu mufuka. byose baranyanyagiza, barangije barasohoka. amubwira ngo Edisa, ngo turashaka aho ushyize Rutagonya. ndati Rutagonya ntabwo yinjiye, yakomeje ariruka arigendera. ngo none se ngo uyu mugore ngo nuwaheye, kuko urumva nta bantu benshi bari bakamenye. ati uyu mugore ati yaturutse Rwakirenga, ati muri za mpunzi zaho, ati yari yaje gufunguza. ati ubwo ngubwo rero ati ngwe ni havamo umwe ngo ariko uyu mugore twajyaga tumubona kwa Kirenga. undi ati ubwo mwamurebanagayo yaje gusaka. kubera bari bakurikiye wa musaza rero, ntabwo bigeze banyitaho cyane, kandi kuko batari banzi. baraza baramubwira bati uramuduhishe, ariko nitumenya ko ari hano uricanwa nawe. undi ati nawe mbahishe. baragenda, bamaze kugenda nanjye mpeka umwana ndazamuka. hari ahantu nzamuka gutya, nigiyemo haruguru gake, numva bageze mu rundi rugo rwari inyuma y'uwo mukecuru kwa muramu we. numva bariyamiriye ngo yewe, ngo tubuze Rutagonya, ariko tubonye inkuru nziza. ubwo bamusohora mu nzu, baramuzana bamujyana ku muhanda, bamubagiraho. ubwo rero jyewe ndakomeza ndazamuka. nigiye haruguru ndavuga ubwo bwakeye, byari byabaye 3:00. ubu bwakeye, ubwo bwakeye ndagira abo mpura nabo. ndagenda ninjira mu gihuru, nicaramo ndatekereza se ubu amaherezo yacu ntayahe. ubu abapfuye bararuhutse, none twebwe tugiye gupfa duhagaze. ubu urupfu tugiye gupfa rw'agashinyaguro. igihe nke muri ibyo mbitekereza, numva ikiriri kimanutse ruguru yanjye kiri n'imbwa. bageze kuri cya gihuru bashumurizamo imbwa. bazishumurijemo, ndavuga izi mbwa zigiye kundira muri iki gihuru, reka nyisohokemo, n'ubundi umunsi wageze. ubwo niba ariko Imana yabipanze, ni ugupfa, kuko n'abandi bapfuye ntacyo bakoze. hasigaye ubu n'ubundi ndabona nta n'andi maherezo. ndaza nkisohokamo, nkimara kugisohokamo ndaza nitura muri cya gitero kigeze mu bantu 12. harimo abonzi, harimo n'abo ntazi, harimo abanzi, harimo n'abatanzi. bankubise amaso bariyamirira cyane, ngo yewe, ngo ariko se, ngo reka tukubaze, ngo nkawe, ngo ubundi ko tukubona ko utari umututsi, ngo ubundi wajyaga mu batutsi kwendeke. ariko nubwo ntari umututsi, nubwo mubibona ko ntari umututsi, reka bashatse twamaze kubica, ntabwo bakiriho. nubwo rero nanjye ndagenda muri ba bandi mwishe. izo saha nabonaga byari bigeze, urumva ko byari bigeze ku cyumweru. byaratangiye
ku wa kane kuko Habyarimana yapfuye ku wa gatatu nijoro. Noneho bucya batangira urugamba rwabo. Noneho numva iyo minsi yose turimo kandi abantu ariko bapfa, numvaga nta maherezo. Njyewe uko nabibaraga numvaga ko ariyo mperuka. Mperuka bajyaga batubwira, numvaga ko ariyo mperuka yabayeho. Ariko nanone nkatekereza ko imperuka ibaye ku bantu bamwe, abantu bakica abandi. Ubundi numvaga ko imperuka yatwara abantu bose, none izi saha ibaye ku bantu bamwe. Nahabwe rero nta kibazo munyice. Barambaza bati turakwica, barambwira bati turakwica tubonye umugabo wawe n'umuhungu we mukuru, kubera ko naje nyine afite abandi bana. Ndababwira ni rero umwana we ntabwo amakuru ye nyazi, ariko umugabo amakuru nabaha nuko yamaze gupfa, kandi ntabizi ko yapfuye. Nuko we yamaze gupfa. Bati yaguye hehe? Ntitwabyutse ahangaha turagenda tujya ahantu i Rubona, murahazi. Tugeze i Rubona imbwa zaho ziramurya, bose barahindukirana bararebana, barongera barandeba. Ariko ubwo njye ndimo ndabyoroshya, ubwo bageraga gutya bakamfata bakansindika, umwe akankubita ijanja, yajya kunshyikiriza undi akitaza ngo reka reka ngutamunkozaho, ubwo nkaba ndaguye. Ubwo kumpagurutsa bakampagurukanyisha imigeri. Noneho mbabwiye gutyo, ndababwira imbwa zimusha, imbwa z'Urubona zaramuriye. Barabanza baraceceka babitekerezaho, barambaza ngo se ngo imbwa z'Urubona ni imbwa ki? Ni imbwa namwe murazizi. Ubu se muri aha mutazi imbwa icyo ari cyo? Ubu muri mwese ntawe utunze imbwa mu rugo? Ubwo se ngo izo mbwa zamuriye gute? Nyine zaramufashe ziramurya. We ngo hanyuma uragaruka, ndagaruka. Ubwo se kuki wese utakuriye? Ninyene nazigiye nsize zirya uwo nguwo, nanjye ncaho ndagenda. Umwe arababwira ngo ubwo imbwa babwiye muzi icyo ari cyo? Bati se, bati ntabwo turamenya ibyo ari byo. Ngo harya ngo mwavuze ngo ni umuhutukazi, ahubwo uyu ni umututsi w'umugome. Ngo ni umugome, ngo mwumve n'amagambo arimo kubabwira, ngo nta n'ubwo bafite. Ndababwiye nawe ko se ubundi ubu ndinde ngira ubwoba, muri abantu ndundi, twirirwaga dusangira, twirirwaga turi bamwe, none nimwe muhindutse, ubundi ubwo bwoba ndabugira nshingiye kuki? Mwebwe ubu namaze kubona ko mwabaye ibisimba, kandi nta zindi mbabazi mufite. Ubwo rero ubwo byo kurirwa mfukama nsaba imbabazi mpenura, mwebwe mukora icyo mushaka. Ngo uzi ikintu tugiye kugukorera, ntabwo nkizi nimwe mukizi. Ngo wowe, ngo uwo mwana uhetse ngo ni iki? Iki se murashaka kumenya ngo ni iki? Turashaka kumenya niba ari umuhungu nanga niba ari umukobwa. Ndababwira ni umukobwa. Barambwira bati wowe ikintu ugiye gukora, tumenye ko turi kumwe nawe, tumenye ko turi bamwe. Nuko ugiye kururutsa uwo mwana ukamurambika hariya, tukaguha umuhoro ukamutema, hanyuma turamenya ko turi kumwe. Nutamutema turagutema tumuteme. Ndaceceka mara umwanya munini ncecetse, bampagaze hejuru. Ubwo ndicaye narambije, barakubita amaguru, barakubita umutu, baratera amakofe mu mutwe. Ubu nta mutwe njye abaye igisenzegere. Barakubita, ariko bako bankubita, abandi bakababwira bati uwo mwana mutamukoraho, niwe uri bumwiyicire. Ndaceceka. Ubwo niko amaraso avirirana, mu maso haraturukamo amaraso, mu matwi haraturukamo amaraso, mu mazuru ni amaraso, yahindutse urwamba rw'amaraso. Barambwira bati rero wowe ikintu kigiye kukurokora ni ukuri bwica umwana wawe. Undi aramubwira ngo se ngo iyo ndatwite ngo yo murayisiga, ngo turakubaga tugukuremo uwo mwana utwite, ngo yaba ari Rwigema, na Rwigema yagiye ari mu nda none aratujengereje.
ndababwira muri ibyo byose muvuze nta na kimwe mbifiteho uruhare. ari umwana simwica, inda yo simfite ububasha bwo kuyibaga kuko nta nubwo nanabibasha, sindi muganga. Namwe kandi murimo ni ukutema gusa mwahuranya, ntabwo muzi kubaga. Ikindi cya kabiri ni munambaga ndaba mpfuye. Gusa ikindi muri bawe murengejeho ni iki? Mwasanga ari umuhungu arabapfuye na nyina apfuye, n'uwo metse mu mugongo mu mwice. Ubwo ayo ni amaraso yanyu mugiye kwikorera. Ntabwo rero ntabwo nigeze njyana namwe ku rugamba kwiga kwica. Ntabwo ibyo mwagiye kwiga byose ntabwo mwigeze mubona njyana namwe. Nari ndaha mwaransize. Niba mwarumvaga mukeneye ko mbafasha mwaranjyanaga. None kuba mwaransize ntaragiye gufatanya namwe kubyiga, ntabyo nzi. Nzi ko umuhoro bawufata batema igitoki nanga basungurukwe. Ntabwo ndabona aho bafata umuhoro batema umuntu. Ikindi cya kabiri, mwavuze ko ntari umututsi. Muri mwese ntawuzi. Nta nuzi amavu n'amavuko yanjye, nta nuzi aho nakomotse. Rero mbamarireho, nta nabinginga, nta n'imbabazi mbasaba. Umwana wanjye ndamuhetse, munyicane nawe. Ubwo n'uwo mugongo turajyana, n'uwo mu nda tujyane, twese tujyane. Hanyuma amaraso yanjye muzayabazwa. Kandi ikindi cya kabiri mbongereho, mwumva ko ntabinginga. Ariko ubwo kubivuga gutyo nta bundi bubasha nari mfite. Nuko nari maze kunoga, uko bakubita, uko bahondagura, numvaga ubuzima buhagaze. Noneho njyewe nkatekereza icyo bari burenzeho ni ukumfata ku ngufu. Noneho reka mbabwire ijambo ribi ribababaza, bahite banyica. Noneho barambwira bati turananiwe, twirutse, twarushye, ubu kugeza ubu tuguma aha, baze batwicireho. Ndababwiye nti n'ubundi ngewe kugeza ubu nta n'amaguru ngifite, napfuye wese reba ukuntu bangize, nta n'ahantu ndi bwongere kujya. Barangije ako kanya igihe tukibivuga gutyo, haba hazamutse cya gitero n'ubundi cyari cyamfashe, kizamukanye n'abagabo babiri bava inda imwe, uwitwa Bukeye Rwanda n'uwitwa Rwabutirimba. Bavaga inda imwe, umwe yari mukuru wundi, kirabazamukanye. Noneho urwo rugo nari ndimo kwa muramu wanjye nawe yari agihari, yihishe munsi y'igitanda cyo kwasi. Baraza bajya binjira mu nzu, ibintu byose baterera hejuru, barangije bamuvanamo. Abatwaye ari batatu. Barangije batubwira ngo umuntu tubura n'uyu n'umwe, ngo ariko biradutangaza ko tumubura kandi we atarafite ububasha bwo kujya ahantu kure. Ubwo ni umugabo wanjye ko yari afite ubumuga. Ngo abafite imbaraga zo kugenda turimo turababona, ngo ariko we twamubuze. Ngo ubu niwe usigaye hano muri karitsiye, we n'undi witwa Ndereya n'undi witwa Kinonko. Ngo abo basaza batatu nibo dushigaje, ngo turaruhuka ariko nabo tubabonye.